baratuburiye baduhaye imyaka 5 ngo tube twabonye abayobozi bafite ibipapuro. Imyaka 5 byari bitunanijeho iki? Ahubwo twagiye mu mpaka. Ariko ngo urupfu rwigeze kubwira umuntu sinzagutungura, ninza kugutwara nzakuburira. Aramubwira ati rwose uzamburire ntuzantungure. Aricara agiye kubona abona ruraje tugende. Ati kuntunguye ntutunguye igihe natwaraga umwana munsi yiwawe sinakuburiye. None se baduhaye imyaka 5 ngo tube twashatse aba president ntishize kuba tugomba kugira insengero zifite ibifata nko iryo tegeko ntiturizi. Ubu turatunguwe na Yesu nuko azaza yaratubwiye turarangara twumva ngo bitazaba ejo. Azaza tukiri aho ngaho tukirimo guspekira, akinga umuryango nidutangira gukomanga tubwira ati sorry nari narababuriye. Rero biriya reka twe kubifata nabi. Ubwo na leta nayo ni uri birimo kuducira amarenga, bazagera aho ngaho cyongondera perezida wacu buri ejo bundi nabyumva wenda umunsi wo kurahira azavuga ati mwe mudohoreye abanyarwanda basenga Imana. Simbi ko bizagenda, ariko nzi neza yuko natwe tuvuye mu burangare. Ariko ubundi reka nkubwire uburyo bwiza bwo kudatinya abayobozi no kubahiriza amategeko. Kandi yewe iyo mvuze gutyo abantu ejo bazabanyiyamye batantwane nabashyigikiye ko bafunga insengero. No, si ikigiye ko bafunga insengero, ariko nshyigikiye ko twubahiriza amategeko, nshyigikiye ko tuba maso ndetse tukajya imbere. Ese kuki umuntu agomba kunyibutsa ko ngomba gushyira umufata nkuba ku rusengero? Saba Kristo rushinzwe. Kuki umuntu agomba kunyibutsa ko ngomba gucukura toilette nzima, abagabo bakagira aho bihagarika n'abagore bakagira aho bakagira hawo? Si ibyo si kinyabupfura gisanzwe. Kuki bagomba kunyibutsa yuko ntagomba kumena abantu amatwi? Si hygiene isanzwe n'abaganga badasenga ntibabitubwira. Ariko twarangiza ngo biriya ntabwo baduhoye Yesu, baduhaye uburangare bwacu. Uwo munsi bazaduhora Yesu twese tuzakubitirwa hamwe. Uwafunze insengero nawe mubwire ko ubundi iteka ryose hagomba kubaho nibura ka preavis. Mu mategeko y'akazi baratubwira ngo niba ugiye gusezera ku kazi ujye utanga preavis y'ukwezi, n'umukoresha na nyirinzu ama preavis. Hari aho kamwe reka tujye twemeranya ko ari igihe nabwo abantu bakora ibintu bishobora gutuma abantu bagira imunabi ku buyobozi kubera ibintu navuga ngo byo by'igitugu. Hanyuma ukabanza ese ubundi ku iyo myaka 5 bari barayiduhaye kuki batatanze preavis ku y'umwaka ngo babye bya bindi twababwiye hasigaye umwaka umwe? Ni hasigara amezi 3 babwira uti bya bindi tuje gucekinga kuri iyi tariki uzaba atarabyujuje. Harimo benshi baba barakomplainze, baba barabikoze. Si ngombwa kwita wihanukiriye. Erega nibyo nakubwiraga, kuba uburangare ntibukuraho yuko bigira ingaruka. Ngewe icyo ngaya suko wenda kuba bafunze insengero hari abantu batazashobora kugaburira imiryango yabo kuko niwo murimo akora. Batazashobora gushyira abana mu ishuri ejo bundi nibafungura kuko niwo murimo wari umutunze. Ibyo ngibyo ntabwo nabirenganyeho leta kuko ubwo n'uburangare bw'ayo matorero. Ariko ntibikuraho yuko n'uyu muntu waje agafunga kitunguro atunguye abantu nawe kameme hari akantu ka finesse yavuze. Icyo nicyo ngaye. Ariko dushobora no kuba tubivuga dutya wenda barababuriye bakanga kumva, nabyo twagombye kubigenzura tukareba tukamenya ngo ese aba bantu mwari mwarababuriye mu baha preavis ntibayubahiriza. Njya mbibwira abantu nkabaganiraga burya kwiga leadership ukitegereza uko abantu bayobora bishobora kukugira umunyamahane cyane ukaba umurobere, nkuko bishobora kugutera agahinduka abasini ukajya uvuga ngo ni ko isi yabaye, reka dutegereze Yesu. Kuko yewe mbona hari ibintu byinshi dukora mu makosa yo mu miyoborere nk'iryo nikosa. Ntabwo ubundi ufata ikintu kiri bwafekta abantu benshi ngo ugikore brutaloma usange mu karere kamwe bafunze insengero 180 kuko ifunze insengero 180 ubwo ndabaramuwaye ni abantu bagera ku bihumbi wenda 90 bababaye. Kubabaza abantu 90 ngo urimo uradefend iki?
inyungu ufite muri iki kintu zituma ushobora kubabaza abaturage bangana batyo zitwa ngo iki? Ngo gusa ngo twawe ngo ni amategeko ngo agomba kubahiriza, ariko itegeko ryishyirirwaho abantu. Na Yesu niko yavuze, ugomba kureba itegeko uri kukareba abantu. Leadership ireba abantu, ntabwo ireba procedure. Niho burya leadership, cyakora abantu benshi bize management ntabwo bize leadership. Leadership ireba abantu, ukavuga ngo aba bantu inyungu zabo nizo ndimo kureba. Umuntu niba atashyizeho umufata nkuba, ngewe nzaza nkubwire no ejo ku cyumweru niza nkasanga utashyizeho umufata nkuba, niwe nzahana. Oya, ariko biranoroshye. Ngewe nta nubwo nabikora gutyo. Nabwira no ku cyumweru nisanga utashyizeho umufata nkuba, amaturo yose muzatura, nzabwira abashyireho umufata nkuba, hanyuma amaturo yose ajye kwishyura rwiyemeza mirimo washyizeho umufata nkuba. Simple. Ariko ntabwo nafunga urusengero. Buriya ari nkanjye ushinzwe biriya, nari bushaka ba rwiyemeza mirimo nkabaha insengero zose nkaziha warning, nkabwira rwiyemeza witegure, ngiye gukora agatendo muri aka kantu, ugenda ushyirira umufata nkuba kuri ziriya nsengero zose. Ahasigaye nzohereza daso cyangwa police, uzaguteraho amahane niwe tuzabonana. Ariko sindi bubabaza abaturage banjye, kuko buriya ufunze urusengero ntabwo ubuhimye pastor, ahubwo niyo misconception abantu bafite. Iyo ufunze urusengero ntabwo ubuhimye pastor, ubuhimye abakristo, ubuhimye abana bazaga muri Sunday school, ubuhimye abahaboneraga mituweli, ubuhimye n'abantu bazaga kwisengera bakanizera. Nanjye ne kumwe extremist uretse ko biriya nanjye ushobora kuba nshyizemo umukaka. Abantu bose barandikiwe muri ibi byo gufunga insengero. Hari nabo twahoze tuganira bambwira icyatumye bafungira, ndimo kubagira inama. Buri muntu wese narebe icyatumye bamufungira, kuko harimo impamvu zigera nko kuri zingahe. Icyambere, hari abo bafungiye insengero kubera ko zitujuje ibyangombwa, kubera ko ntizifite imifata nkuba, ntifite sterine. Uretse ko sterine yo nta n'uwawibumbye kwishyiraho umugaga ko turi ku zuba, abadafite sound proof ubwo nazo. By the way, ubundi sound proof ntabwo ari ngombwa. Buriya uhinduye ibyuma ahubwo ugakuramo biriya binini ukabisubiza ku bagurisha ibyuma, bakaguha tumwe dutoya nk'utwo kwa padiri, nta na sound proof wayo, kuko turiya tugira portée imetero 6 gusa, kandi abantu baba bumva neza. Abantu baravuga ngo ariko ntibiba bidunda, nyamara biradunda. Upfa gushyiramo ibyuma bintuza yo hasi, hasigaye ugashyiramo. Nazo kwa padiri buriya iyo ugiye muri Regina Pacis ujya wumva ko kugira ngo ufungire urusengero nagabanya ibyo ngibyo by'ibyuma, nkazana twadukwibye duto bacomekaho gitari electrique, natwo njyamo na twari duto, nkadushyira muri minimum, nkadushyira muri 3, hanyuma piano zikavuga nazo zishyize mu gatoya, hanyuma amajwi ya nyina singomire no gushyiraho sound proof impinza. Ntibishoboka se?